Imana yarakwihereye, Imana yaramwihereye. Ariko mu byanze mubishaka. Yeah, tuvuga ngo I've seen it all now. Just unakwisohokera nagenda. Ako bro, the gospel turn up shot tubayeho neza. Pe. Ibazana uwicara ukareba ibintu live. None ako kantu kanyuma there's something ukubise kabisa humvira. Nsohoke se ave hamamye shy deal micho. So ni Josh style. You're welcome, my bro. Hey. Kabisa. Urumva zutanyuzwe bro? Ni fresh. Cyangwa aya. Umva gusa man. Ufite ijwi rya hatari kabisa. Thank you so much. Yeah. So amakuru meza. Amakuru ni meza. Turashima Imana n'abantu banyu. Ariho nigeze kumva bavuga ngo turashima Imana n'abantu bake, ariko njye ndashima Imana n'abantu bose bayo. Kandi abantu bose bari mwe n'Imana. Ubwo natwe du profiter. Yego. Yeah, njye nyikumva bwa mbere ntabwo nari ndimo kureba video. Nubisha gutya. Imagine nyine picture numva ni umuntu umuvuye kabisa. Umusaza watari. Nyamaze kubona video man yofirijwe usanga no musoro ukiri nabavuga ibintu byahindutse ngo n'abajeni naho ngo n'umusaza nayo no musaza w'umujeni salama museni salama anyways najya ngo just ubwira abantu bakurikira the gospel turn up show hari abatakuzi ya ibyo ukora biragaragaye bibwire Joshua ninde amazina ni Joshua Ishimwe nkaba umusore cyane ingaragu nkaba ndumuramyi mu njyana ya gakondo nkaba nkunda gusenga nkunda kuramya Imana ndumva ari byo ngibyo. Okay ibi bintu bimaze mu gihe kingana iki Joshua ko n'ubu bizi bya hatari ibi bintu byo kuririmba kuririmba bimazemo imyaka myinshi cyane nyine urumva nabitangiye ndi umwana muri Sunday school imyaka ngiye kwibara sinzi ko nahita nyiprecise exactement ariko ni imyaka myinshi cyane. Wenda nk'igihe watangiye ukavuga ngo ubwo turese bya Sunday school nshobora gutangira music nanjye nkaba nakora nk'indirimbo yanjye kujya hanze. Mbese igihe yatangiye kubyiyumvamo kuburyo bikora nka career nabitangiye nkiri mutoya ariko nkabisengera koko Imana yari yarabigandirijeho mama kera nkiri mutoya ikambwira ngo nzaririmba ntabwo impano yari yakagaragara. Yes noneho kuryo kubimubwira noneho nanjye akabimbwira biragenda bisa nkaho bingiyemo cyane ariko nyine Imana yarabikoze nyine noneho binjyamo ndavuga ni igihe nikigera Imana izabikora irabikora rero bitangiye umwaka ushize muri 2020. Dimicho komeza ariko hari umwihariko wazanye navuga muri cyane mu njyana ya gospel. Ni iki kintu cyakwispirinze cyane kuba waza ukora injyana ya gakondo ko ntekereza ko ntabwo navuga ko iyo njyana yanyu ishobora gushobora kubera umwihariko w'ijwi ufite ushobora kuba performance y'injyana kuki wowe wahisemo kuza muri gakondo?
impamvu nabihisemo nuko nkunda iby'iwacu nkunda umuco wacu ariko ndataranangiza kugisubiza ihangane gato nk'interrupting bivuze ngo ntabwo ari byo byonyine ashoboye man iri jwi afite ntabwo ari byo yashobora gusa birashoboka ko yakubita n'akandi kantu mbere yuko nsubiza abanza kuguta akantu ni ukuri pe mbere yo gusubiza impamvu wahisemo gakondo maze ndirimbe ushobora kuririmba yaba indirimbo yawe cyangwa iy'undi muntu whatever katuririmba indirimbo y'abandi okay kuko izanjye nazishize muri gakondo sinahita nivuguruza urumva ariko nta kintu ariyo tuziranyeho na idimico ivuga ngo arankunda kandi anyitayeho umunsi ku wundi njyewe ndamubona ntabwo ari byo nuvanye abandi umunsi ku wundi njyewe ndamubona man ngo abizanye na dimico nabyo dimico mwiyaka aranyihakanye ariko nta kundi iryo nota rya nyuma ariko gusa ibindi byose ngo ndamubona eneza murasubiza ndumva ibyo evidence irahari iryo reversed nta kintu atakora yabishatse noneho kubera iki wahisemo guta izindi njyana zose ukavuga ngo reka nifatire gakondo nyine icya mbere nuko nkunda iby'iwacu icyo cya mbere cyatumye nkunda gukoresha gakondo ikindi kandi nuko nabonye abaramyi benshi dufite urugero nyine tureberaho urugero batandukanye benshi bakora injyana ikizungu niko nabyita so rero njye nabonye ko nshobora kuba nakora gakondo ndavuga ni why not ko mbona muri gospel abantu bakora gakondo ntaba hari why not njye nashyira itafari gakondo ko nishoboye wenda n'ibindi twabizabikora ariko first twubaka gakondo nyine abantu bagakunda kumenya Imana guhimbaza Imana mu buryo bwacu bw'umwihariko bw'abanyarwanda n'ibindi bikazakurikiraho gusa na benshi koko ntabwo ari benshi ariko iyi njyana namubwira ko kabisa arayifite fresh arayifite hari abantu bakomeje kugenda batwandikira bakwibazaho turaza kugaruka dusoma message zabo ariko sinzi niba idimi shaka ikibazo wamubaza mbere yuko dukomeye tuzi ko abantu batari benshi cyane bakora ino njyana niki cyakwinspirate ko mbaza wenda nko muri gospel njyaho ni nka Ivan n'abandi nk'abangahe so ni iki cyakwinspirize muri ibi icya mbere ni uko najyaga nkora mu makwe abantu benshi bajya banambona nsora abageni noneho rero abantu banyumvaga bahitaga bumva yuko nshobora kuba nabikora aba naririmba gakondo ariko ndavuga ni koko umurongo wanjye ari gospel noneho nabikora mu njyana ya gakondo niko guhura rero na bangenzi Ivan ndanamushimira cyane ari mu bantu banshyigikiye bamfashije kugira ngo level nari ndi icyo gihe improving narabishoboraga ariko bimwe by'impano iyo ugize noneho amahirwe yo guhura n'umuntu ubizi cyane akwereka noneho uburyo wabikora mu buri professional mu buryo bwiza yes nice yeah anyways ikindi kintu wenda wavuze ko music wayitangira mutoya ndagira ngo just tunyuremo muri journey yawe ko tuziko umuntu ari muto sometimes nubwo bino bintu tuziko binahenze kubikora none wareba na videos arimo arakora urundi rwego yeah so like how has your journey been byagenze kugira kuri Josh turi kubona ubu ngubu twicaranye kuri televiziyo it's somehow funny okay bivuge muri ubu buryo first of all nayo giye kwibwira njye mvuka ndumwana umwe nyine mama yabyaye ndumwe ni nawe tubana nyine so rero nasengera muri ADPR so rero icyo gihe twabaga muri Sunday school nyine yo kuri church aho nsengera noneho rero baza gutoranya abantu mu majwi kumwe bafata abana muri korali bavuga ati abaza ari soprano alto tenor
bakabakoresha akazami gato cyane ngere icyo gihe barankoresheje ijwi rirabura banshyira muri base kandi ndi umwana w'imyaka 8 muri base ibaze n'ubuseko numva kandi n'ubu byaranze base yarashize wasenye yarashize kuko yitangira nyiki nigeze ngira urumva kera rero n'ikintu cy'ubujiji nyine ntabwo abantu bamenye ku buryo bakasa nyine abantu mu majwi bapfaga kuvuga ati udafite ijwi najye muri base ubwo base n'umurongo wa 4 murabizi umurongo wa mbere ni soprano akabiri alto gatatu tenor inyuma ni base kandi tumvikana cyangwa rigiye kuri microphone ryaba Martin barishyiraho ndirimba papi umuntu uririmba n'utwimba rimba muri dushe ariko aba ameze neza akayashobora tenor oya hanyuma rero ubwo base nyine ndagenda ndakamirika koko ngenda mu mbaziste nyine muri kora ariko iyo base nanjye ubunyifitiye amatsiko ushobora kuba yari base iri hejuru ya soprano sinzi ukuntu naza kubisobanura umwana w'imyaka 8 bishoboka ko yarimba base noneho tuza kujya muri studio tujya muri studio rero umuntu watubikodingishaga niwe wese tubwira ati nyine muririmbe hajyaho soprano irakora alto irakora tenor irakora aravuga ati twarangije ati yarindi ijwi mwibagiwe ariko ngirihese ngo base ati nose mufite hano mubaziste abana bangana gutya ati bati barahari ubwo twari nka babiri gutya bagiye kubona bamuzanira abana bareshya mwere yari babazi urumva rero nk'umumizisien ariko natakubwira ngo biti iyo musubije range yawe abantu bafite range biti ugasubiza icyo gihe nari n'umwana avuga ngo nari sensubiza ngo ni byiza ati single rimba baza tarayiririmba ngaho nagiye kuri microphone nyine biranga koko yari afite ukuri yasanze iyo base atari base niba ari super base sinzi nago kuko uri mu bantu nzi bafite range urumva rero icyo gihe nago hari akabaho gusobanukirwa nyine byari bimwe byo kurimba tu byo kurangiza so kuva icyo gihe rero nahise ntangira kujya mu yandi majwi noneho uko nagendaga nkura nanatinyuka nako akunda Imana nyine yabwiraga mama yabaga yagiye nko gusengera bisanzwe byo mu rugo nkaye gasanga umubwiyeho akavuga ati okay Imana izabikora nyine ntitubitindeho cyane ariko iyi Imana yaguteruranyirije ikintu yakugeneye ikintu nubwo byagenda bitari ko ntaho kiba kizajya bari byawe nkura mbikora ni nanjye mu muryango uririmba nta wundi nigeze mbona uririmba ubwo rero kubera kubikunda no kubikora biza kuvamo ibintu binini cyane najya ndirimba noneho abantu bakabikunda nuko cyo yari imeze n'ibindi nababwiye byo ku ishuri ibihembo twagiye dutsindira nyine ni long journey kuri nziza so ntihari igihe cyagezeho wenda nkomoje ku byo wavuze ukumva ushatse nko kuba wabireka kuko urumva niba wari wifitemo akantu ka swaga kumva bakujyana muri base w'umurongo w'inyuma ukavuga nahise mbikunda kurusha kuko muri base nahise nyobora ninjye deje yabwiraga ngo uze kuberekera mu buryo baza gukora mu base ndagenda mu base kiretse mubonye nk'umuntu wo muri korani niwe babwira narumva zisira zo mudasiga iyo bagiye muri studio murabizi kera bashyiragamo abantu b'intoranye abantu batoranyijwe barenze byakari yumva rero nanjye nagiyemo ngo ndumva zisi sahoze nyine narumva nayivuze kareka kambisubira mu bari bagohotera Josh wenda ushobora kuba utabyibuka ariko sinzi ko ubwa mbere mubona Martin ubwo nasa nk'ari like yari kambatere story sasa ndumva byari kuri Vivant Eglise Vivant hari undi mukobwa mutoya ariko bari abana bato pe and I was like numva range ibintu barimo barakora twemo mu kanya twavugaga Vestina na I was like I was shocked narahagaze gusa ndareba mwari nko muri urugero twari nko muri primaire icyo gihe oya ndari nageze muri secondaire ahubwo nka mu mbere mu kabiri gusa twari muto cyane yego nari nkiri muto gukura nyine byari bigoranye kubera ibiryo byo muri secondaire abantu babizi turabakomeje nyine ako nyine ntabwo nari muto cyane ariko nyine nari muto
ariko range yari afite njye ndibuka ari mu bantu bantangaje n'umukobwa wundi izina rye Sharon. Yes, exactly. Yeah. Twabaga mu rugero twabanaga n'abana batandukanye harimo n'abana ba Apostle Sustain, ba Siana, n'abandi twa ba Esther, ba Sharon, ba Richard, ba Amy Vox. Twari benshi. Yeah, gusa nkuko twavugaga kare tuvuga ngo dutegereje kuzabona icyo Vestina na Dorcas bazabaki. Ndumva ari nk'iyo mindset nari mfite ndi kubabona abantu. Yeah, so kubona Josh right now right here. I'm proud of you, man. Thank you so much. Nukubona none usigaye unsumba ni sawa cyane. Yaje gucamo. Anyways, reka tubijye ku ndimbo yawe nshyashya. Ni minota irimo iragenda. Waje rero Josh. Tuzaniye iki abantu wenda bamenya a little bit about you. Yeah, umunsi udufitiye iki? Okay, uyu munsi bafite indirimbo basanzwe baza ariko njya kuyitoranya n'icyanditswe nari nasomye kiri mu Baroma ibice 4 umurongo wa 21 kivuga ngo amenya neza yuko ibyo yasezeranyije no kubisohoza azabisohoza. Uhereye ku murongo wa 19 gutya amanuka baba bari kuvuga kuri story ya Abraham Imana yari yaramwemereye umwana we na Sarah ariko it was really hard kubera imyaka ya Sarah yari yararenze ntabwo byari gukunda ko abyara ariko kubera ko icyo Imana yavuze kugikora igikora nubwo byari bigoye bahagaze mu kwizera Imana irabikora. So rero ni indirimbo ivuga ku masezerano umuntu wese twumva nawe imufashe kuko ashobora kubona Imana yaramusezeranyije nkuko kose nkuko nangiye yagendaga insezeranya nkuko namwe basezeranyije ariko ugatekereza uburyo bizaba ukumva biragucanze ariko icyo namubwira cyo no matter what wizera Imana icyo Imana yakubwiye kugikora izagikora ariko mu gihe cyose turi mu murongo wa nyawo turi mu murongo w'ukuri turi mu murongo Imana yifuza. Wenda mbere ko banayikina n'amatena ndumva ibintu biri gutagota gusa wenda mukanyira waje dusomera na message wenda mbere ko banakina indirimbo ndashaka kubaza kuki maze kubona indirimbo zawe numve ari nk'iya kabiri ariko ukoresha indirimbo zo mu gitabo cyane bimeze bite? No kuvuga nibagiye no kubabwira mfite team dukorana urabazi ni ba Boris na Boris na Madame Boris nibo turi kugenda dufashanya muri iyi minsi ni kuvuga ngo twari twashize ku murongo wo gukora indirimbo abantu basanzwe bazi ariko tukabishira muri yanjyana nyine ya gakondo ni ibintu nyine bishyashya ntabwo ni projet ndende ariko n'indirimbo zacu zirahari ariko twari twabanje kuri izi ngizi abantu bazi noneho bumve uburyohe bwazo mu njyana ya gakondo uburyo bashaka kuzikoreshamo bahimbaza Imana nk'iyi baraza kuyumva indirimbo igenetse ni yo gutaramamo ariko mu njyana ya gakondo noneho hakaba n'izindi zacu n'indi project yani urebye niyo yandashye twari dufite Martin birimo neza byataye ariko ndimicyo ariko numva indirimbo nyine of course usanzwe yize ariko bayisubiramo kumva kabisa kavuga ati kabisa urabona njye nkunda kwivuga gutya harimo abantu bakora indirimbo ariko harimo n'abantu bakora indirimbo hari abakora indirimbo n'abandi bazikora gusa umushobora guhita agira amasika akavuga Joshua afata indirimbo yarisanzwe izwi abenshi abantu bayizi akayisubiramo kuryohe noneho njye mpita ngira amatsiko y'indirimbo yawe nta kuntu wagira vuba cyane tukishyiramo indirimbo yawe cyane tubirimo cyane ni ukuvuga nibagira ikibazo turahari ndahari watubunjamo gake tukakapela kidogo iyi ndirimbo yanjye ka Josh Touch ibi agaseke gapfundikiye akarumba nta kintu byica okay nakora agapart gatoya kimwe muri nyinshi arivuga ngo urakomeye uratangaje urihariye imirimo yawe irahebuje uruwo kwizerwa indirimbo yaje muri covid abantu bari guca mu buzima bukomeye inzamo nk'uko Imana yinzamo ivuga ukuntu abantu bagiye babona gukomera kw'Imana ariko babona mbese kumwe ibintu byose ubona bihagaze bafunze ibintu byose nta hirya na hino ukabona nta nzira ufite ariko Imana ikakureka gukomera kwayo muri icyo gihe ubona ko nta nzira
so rero ni imana yo kwizerwa, ni imana twabonye abantu benshi n'imivuga barabyumva muri covid hari abantu bavugaga bati ahubwo tuhita dupfa yakoze, hari abantu bakora bakarya kuko bakoze, noneho barakwicaje mu rugo ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu nta kintu na kimwe ukora, ariko ukabaho kandi ugasabwa no kubaho neza ya no gukombera kw'Imana. Harimo mbawonjeje agapart gatoya ko kuri bridge, ubwo niza bazumva uburyo bimeze. Ikintu babwira abantu ahubwo bagenda bakanda subscribe channel ni channel yawe ni Josh Ishimwe, Josh Ishimwe, subscribe, share, comment, babikunze bagasharinga no kuri Instagram mbona tweka fresh babwire nawe kuri Instagram ni Josh Ishimwe hose, na Facebook, Twitter byose ni kimwe Josh Ishimwe. kuri kwereka dushigikira no muhungu uri presenting first of all ufite qualities nyinshi cyane my bro, ijwi ryo riranyerera amabyumvisha wagira ngo naragerageje no bahita usarara njye nahita nsarara nibeshye. ikindi akaba ari kuri hejuru kuba ari presenting Christ, ari uri ambassadors of Christ, arana representing n'umuco wacu, which is very very big. So man, we appreciate kabisa imico. Mbere ko dukomeza ndumva hari message zagiye ziza zivuga kuri Joshua. Hi, umbwire Joshua ngo ndamukunda cyane rwose kandi aririmba neza sana, ndamukunda pe, na emoji z'imitima zingahera 1 2 3 imitima minini byataye. Uyu umuntu ugukunda cyane Joshua. Hari n'izindi message zaje, hari abavuze ngo nsuhuriza uwo mutipe yitwa Joshua Ishimwe, sibyo? kandi tukabutsa gukora subscribe kuri channel yitwa channel nayo ni Joshua Ishimwe. Azi kuririmba, hari indirimbo yo mu gitabo aririmba nkunda asoza ndamusaba ayindirimbire, murakoze. Ubwo ni yihera ni iriya ya mbere cyangwa ni ya kabiri. Ari gapoet kavuga ngo uri Imana itabasha kubeshya, uri Imana isohoza amasezerano, uri Imana itabasha kubeshya, uri Imana isohoza amasezerano, uri Imana itabasha kubeshya, ahubwo Imana isohoza amasezerano, uri Imana itabasha kubeshya, uri Imana isohoza amasezerano. neza kandi twagumye tubatindira usoma wenda nk'imwe cyangwa ebyiri message imwe, ariko yedi mico kabisa. Undi yanditse mukomere cyane turabakunda, nitwa Devota, mwanyemerera mukama indirimbo nanjye nahawe ijambo, murakoze ndabakunda, turaza kugerageza Devota turugerageza. anyways aho twagumye tubatindira sasa noneho dukine ya ndirimbo. Ladies and gentlemen, indirimbo ya mwenyewe Joshua kabisa. reka sinanongera n'irindi jambo, reka tuzamire ku buhanga bw'ibyuma, gahunda ni kwa kuninda Gospel Turn Up Show. uri Imana isohoza amasezerano, uri Imana Imana yaramwihereye ariko mubyanze mubishaka. no twe dukoze twikorera bisanzwe. Imana itabasha kubeshya, nta kibazo bikoze. uri Imana wakoze cyane, ariko edi mico afite umwihariko kabisa. Urafuranga gake ibi ngibi tunayikoze kugira ngo abantu batagira ngo ni bya bindi bapfa gusubiramo gusa. Ibya ni Martin ukora muri douche ntabwo byapfa kuva hano wahita usarara mwana. Alright, nizere ko mukomeje kumera neza. Hari message tugenda dusoza yindije nayisomera abantu dukurikiye, mukomere cyane. Okay, Joshua arimo mwuka wera, Imana imuhe umugisha, aririmba neza vraiment. Kubisa ko si umuntu uri Burundi. ubonye nomero oya ukuntu nyine yanditse cyangwa naweretswe
nanjye mfitemo umwuka wera urakoze cyane eti misho tugenda dusoza amasaha yirukanka of course ariko reka tubanze kwanza tumushimire Joshua kandi komerezaho gakondo ndabona urimo neza vraiment gutundi nabya bihangana tubwiye turabirindiriye wenda ndagiye ngo umunota umwe ugira abantu nkabangaye ushimira ugira n'ijambo rya nyuma ugira abakunzi bawe you know ndetse uranabibwira na mama wawe bari kureba na televiziyo cyane nawe ndamushimira cyane ndiwe mbanza ndashimira umubyeyi wanjye nyine ko niwe muntu wabiri ushyigikira umwana wiwe umunsi ku wundi mu masengesho muki Imana imuhe umugisha aho ari ngashimira umuntu wese wadukurikiranye umuntu wese wumvishije ubutumwa buri muri iyi ndirimbo akabusangiza abandi Imana imuhe umugisha kandi ni ukuri ibyiza byinshi biri inyuma babyitegure hari ibyacu hari na zino turi gusubiramo ibyiza byinshi cyane bakomeze barusheho kudushyigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari uburyo bw'amasengesho kuduha navuga ibitekerezo ibindi Imana ibamugisha namwe ndabashimiye cyane kubwo kunumira isaba umugisha Imana ngumugisha nawe cyane Josh ariko ndashaka ko tuza gusoza n'ubundi of course muri gakondo turasoza mu njyana ya gakondo usko mbirimbye numva nkaho ngiye kurira alright wakoze Joshua natwe kuza muri The Gospel Turn Up Show anytime hano mu rugo bigeza kabisa utwere kuri gakondo none karizeka kadukore ivuga ni umuvandimwe Imana ivuga ngo umukunzi wanjye ndamuzi mfite ibyo mumenyeraho ni umukiranutsi rwose yego ni umugwaneza aroroheje mu mutima namubonye w'inkovu mubaza icyazimuteye nuko arasubiza ati izi ni inkovu z'urukundo mwana wanjye ni inkovu z'urukundo. Thank you so much, my All right. Imana iguhe umugisha.